Suhuze inshuti mudahema kudukurikira mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 biranga umugore udashobora kubaka urugo. Ni ukuvuga ngo nubwo tubona hariho abagore benshi bubaka ingo cyangwa se abakobwa bakubaka ingo, ariko hariho abagore rwose badashobora kubaka urugo uko byagenda kose hari baramutse bahinduye zino ngeso. Niba rero nawe ufite izi ngeso uramenye rwose ugira icyo uhindura. Kandi niba uri umugabo ukaba ufite umugore ufite izi ngeso, rwose mugerageze kwicara muganire murebe icyo mwahindura, naho ubundi ntago muzubaka pe, biragoye. Muze tubane rero kuri mikoro ni Justin Niyonsaba. Iyi ni cana amahumbezi nk'ibisanzwe twibwiraga abashyashya. Muze rero tugirane ibihe byiza kandi twizeye tudashidikanya yuko bino biganiro hari icyo bishobora kubamarira. Ikintu cya mbere kiranga umugore udashobora kubaka urugo ni umugore utagira indangagaciro zihamye. Ni ukuvuga ngo indangagaciro z'umugore ubundi harimo kubaha ndetse no kuba mutima w'urugo. Rero umugore uri biri hanze, cyane cyane umugore w'umusambanyi uca inyuma umugabo we, uyu nguyu ntabwo ashobora kubaka urugo, kubera ko urugo rwubakwa no gukora inshingano zo mu bashakanye. Igihe rero umugore aca inyuma umugabo we, amaherezo akunda kujya kubaka cyangwa se gutera akabariro ahandi, bigatuma urugo rwe rusenyuka. Rero umugore utagira indangagaciro zikwiriye, umugore utagira isoni ngo yubahe umugabo we, umugore utubaha aho yashatse, umugore utubaha aho yavutse, umugore utubaha abaturanyi, umugore utubaha abana be, umugore utiyitaho, umugore utita ku rugo, uwo nguwo aba yarataye indangagaciro. Uwo nguwo rwose ntabwo ashobora kubaka urugo, ndakurahiye. Ntashobora namba. Icya kabiri rero kiranga umugore udashobora kubaka urugo ngo rurame ni uko utumva ko urugo ari inshingano. Hari igihe umugore yumva yuko urugo ari amarangamutima gusa. Amarangamutima ni ukuvuga ngo umugabo araza ambwira amagambo meza, umugabo azampahira, umugabo azankorera ibi n'ibi. Umugore uri muri icyo cyerekezo ntabwo ashobora kubaka urugo. Akwiye kumva yuko urugo ari inshingano, ko ahasenyutse ku rugo rwe agomba kuhasana, akamenya ko urugo narwo rukeneye iterambere, akamenya ko urugo rukeneye amaboko ye, akamenya ko urugo rukeneye ineza ye, akamenya ko urugo rukeneye ibitekerezo bye kandi by'ubwenge. Mbega nawe akumva yuko urugo arufiteho uruhare kandi ko arufiteho inshingano zikomeye, kandi ko izi nshingano aramutse azitesheje agaciro urugo rwe rushobora gusenyuka. Rero hari abagore benshi bumva yuko ari ukwigira mu rugo gusa akiyicarira bikarangira, ariko nyamara urugo si uko ruteye. Urugo rugufiteho inshingano ikomeye kandi nawe urufiteho uruhare rukomeye rwo kugira ngo urugo rwawe rurusheho kujya mbere. Abagore rero bavuga ko ari mutima w'urugo. Iyo umutima rero wangiritse n'urugo rurasenyuka. Ikintu cya gatatu nawe gishobora kukwereka yuko umugore adashobora kubaka urugo ngo rurame ni uko ahora agereranya umugabo we n'abandi. Igihe icyo ari cyo cyose afata umugabo akamugereranya n'abandi, cyane cyane urugero nko ku bagabo bakunze gusambana n'uwo mugore. Niba uyu mugore yarakunze guca inyuma umugabo we, uko byagenda kose uyu mugore afite ukuntu amugereranya n'umugabo we. Abagabo bahandi akabagereranya n'umugabo we, cyangwa se niba barigeze kumuha amafaranga mu buryo runaka, ashobora kuguma afata amafaranga bamuhaye akaguma yagereranya n'ay'umugabo we amuha uyu munsi. Igihe icyo ari cyo cyose rero uri muri iyo mimerere, ugashaka gufata umugabo wawe ukamugereranya na bagenzi bawe, ugashaka na bagenzi be, ugashaka gufata umugabo wawe ukafata imbaraga ze cyangwa se ubutunzi bwe ugashaka kubukompara n'abandi, ahangaha wakishe kuko urugo rwawe rurihariye, urugo rwawe rungana n'imbaraga zawe ndetse n'iz'umugabo wawe. Ushobora kuvuga ngo urugo rw'abandi rurakize kandi nyamara wenda rukijijwe n'umugore ururimo. Ubwo byumvikane ngo nawe ukwiye kugira icyo ukora kugira ngo urugo rwawe rugire aho ruva n'aho rugera. Niba rero nawe weho nta kintu wakoze, ubwo urugo rwawe rungana nk'uko utekereza. Rero aho kugira ngo ufate umugabo wawe ugume umugereranye n'uw'abandi, ngo umugabo wanjye ntacyo ashoboye, ngo umugabo wanjye ntiyinjiza amafaranga menshi, ikibazo ntabwo ari umugabo ahubwo ikibazo ni wowe. Wowe wakoze iki kugira ngo hagire igihinduka mu mibereho y'urugo rwawe? Ubwo rero kwirwa ugereranya umugabo wawe n'abandi rwose icyo ngicyo ntabwo gikwiriye. Ikintu cya kane gishobora kukwereka rwose ko niba uri umugore udashobora kubaka urugo ngo rurame, ni uko udaha icyubahiro umugabo wawe. Icyubahiro ni ukuvuga ngo umugabo wawe yakubwiye ntumwumva, arakubwira ngo tujya aha ukavuga ngo njye ndajya aha. Mbega ugashaka kugira ngo muzajye muhora muhanganye.
ukwiye kuzirikana neza yuko urugo rugomba kuba rufite umuyobozi. Niba uri umuyobozi ukwiye kubisobanura ukavuga uti ndi umuyobozi, kandi niba uri umufatanyabikorwa n'umugabo wawe ukwiye kubisobanura ukavuga uti ndi umufatanyabikorwa n'umugabo wanjye. Umugabo wawe akwiye kuba ari we mutwe, nawe ukaba ingingo cyangwa se ukaba umutima. Umutima rero utera ukurikije uko umutwe utekereza, ntago umutwe utekereza ibyo umutima utera, oya. Ubwo rero ukwiye gutekereza ngo umugabo wanjye niba ari umutwe, nkwiye kumva, tukwiye gushyira hamwe nkumva ibitekerezo cyangwa se inama ngira, kuko igihe icyo ari cyo cyose burya umugabo ntabwo ajya atekereza nabi, ahubwo hari igihe bishobora kuba wenda akagatekereza nabi, ariko nawe nk'umuntu w'umutima cyangwa se nka mutima w'urugo uba ukwiye kumugarura mu neza. Ariko iyo ufashe umugabo wawe ugatangira kumufata nk'aho ntacyo amaze, ukamwambura icyubahiro, nawe nta cyubahiro usigarana, n'urugo rwanyu kandi nta cyubahiro rusigarana, kubera ko n'ubundi niwe uba wararutesheje agaciro. Umugabo akwiye kugira icyubahiro mu rugo rwe, kandi nawe akaguhesha icyubahiro, bityo mukarushaho gutera imbere. Ariko umugore utubaha umugabo we ntabwo ashobora kubaka urugo. Iki ngiki rwose uzakimenye. Niba umugabo wawe umusuzugura, ukamutukira ku gasozi, ukamwima ibyo agomba guhabwa, ukamwima ibiryo, ukamwima amabanga y'abashakanye, ukamutuka, ukamutukuza, ukamwangira umuryango, ukamwangira inshuti, ukanamuzimusuzuguzaho, amaherezo muzatandukana, ntabwo uyu nguyu muzabana. Rero ukwiye kugira icyo uhindura. Ikintu cya gatanu rero gishobora kukwereka yuko umugore adashobora kubaka urugo ngo rukomere, nuko adakunda kuganira ndetse no gukemura ibibazo mu mahoro. Usanga igihe icyo ari cyo cyose ibintu bye byose ashaka kubijyana mu ntambara. Bamubwira bati nyamuneka dore bino bintu ntago biri gukunda, ibi bintu wakoze ntago bikwiriye, ugasanga ahubwo ari gushaka gusakuza ndetse no kwishyira hejuru. Uyu nguyu rero ntago ashobora kubaka urugo ngo rurame, ntashobora. Umugore utabasha kuganira kandi gace bugufi, atuze, yumve ikibazo aho kiri kandi kibashe gukemuka mu mahoro, ntabwo uyu nguyu ashobora kubaka urugo. Abenshi nicyo cyabasenyeye, abenshi basenyewe no kudakunda kuganira mu mahoro ngo baganire n'abagabo babo maze barusheho gufatira hamwe umwanzuro. Inshuro nyinshi rero umugore nk'uyu nguyu ni wa wundi ushaka kwirukangira mu baturanyi, ashaka kubabwira ibibazo ngo by'umugabo we, agashaka kwirukangira mu bayobozi ngo yanga umugabo wanjye ndamufungisha. Ibi ngibi ntabwo bizakubakira, ntushobora kubaka urugo ugiteye utya. Ikintu cya gatandatu gishobora kukwereka yuko umugore adashobora kubaka urugo ngo rurame, ni ukugira ubwibone n'agasuzuguro. Hari abagore benshi bakunda kugira ubwibone. Ubwibone kenshi na kenshi bushingiye ku kwirarira ndetse no kwirata ku bandi. Ugasanga inshuro nyinshi arashaka gufata imyenda myinshi cyangwa se amadeni menshi kugira ngo yigaragaze mu bandi ko ari umuntu w'umukire. Utwo afite twose agashaka kudukandagiza bagenzi be. Mbega yagira nk'icyo aronka agashaka kugira ngo abikandagize bagenzi be, ndetse ageze n'ubwo abikandagiza n'umugabo we, kandi akabikorana n'agasuzuguro karenze. Umugore w'umunyagasuzuguro kandi akagira n'ubwibone, uyu ntashobora kubaka urugo ngo rurame, kubera ko urugo rwubakwa no kwiyoroshya ndetse no guca bugufi. Niba rero uri umwibone kandi ukaba uri umunyagasuzuguro, ukaba ubyiyiziho mu mutima, mbega muri make ukaba ubona abantu bose ukabapfobya utaretse n'umugabo wawe, amaherezo ntabwo uzubaka urugo, uzarusenya. Ukwiye guca bugufi, umugore akwiye guca bugufi kandi ntagire ubwibone n'agasuzuguro, ahubwo akagira kubaha kandi akagira no kugira indangagaciro zikwiriye umugore koko. Rero umunyagasuzuguro ntago akwiye kubaka urugo ngo rurame, nta nubwo anarwubaka ngo rurame rwose. Ikintu cya karindwi, umugore utakubaka urugo ngo rurame ni uyu nguyu, ni umugore ukunda amakimbirane n'intonganya. Igihe icyo ari cyo cyose agakunda induru, utuntu twari twose agashaka kudukwedura ngo tube tunini, akabazo gatoya agakakwedura kakahinduka umusozi. Uyu mugore ntashobora kubaka urugo ngo rurame, kuko nta mugabo wakwishimira kuguma mu nduru nk'izi, nta mugabo wakwishimira kuguma mu makimbirane nk'aya. Iyo rero agize umugabo nawe ufite umutima woroshye, mu minsi mike ahita amuharika, kuko rwose nta muntu wakwemera kuba mu muriro umeze utya. Niba uri umugore ukaba ukunda intonganya, ukaba ukunda amakimbirane, ukaba ukunda guhoza umugabo wawe ku nkeke, amaherezo uzasenya, ntabwo uzubaka. Ikintu cya munani nawe cyakwereka yuko umugore adashobora kuzubaka urugo ngo rurame, ni umugore utagira kwihangana n'ubworoherane. Ni ukuvuga ngo akabazo kose kabaye ntagira kukihanganira.
ahubwo iyo kabaye usanga agira ukwivumbura kuri ku rwego rwo hejuru. Abagore benshi barivumbura, abandi bakikubita bakahukana, abandi ndetse hari n'igihe bahita bivumbura bagahita basanga abandi bagabo bo ku ruhande, ugasanga wenda hari nk'umugabo wo ku ruhande umubwiye ijambo ryiza agahita amusanga, kandi nawe yamusanze n'ubundi kubera ko atagira kwihangana amaherezo ntago babana. Ubwo rero umugore utagira kwihangana cyangwa se ashobora no kugenda yabona n'umugabo wenda ashobora no kugira umugabo ashobora kugira intege nke akaba yaca inyuma umugore we, umugore akamufata ugasanga umugore atangiye kwiterera hejuru ngo nge turatandukana. Oya, ntago ariyo gahunda yo gutandukana, ntago ari ibyo bintu byiza. Cyakora ntago twashyigikira yuko abagabo baca inyuma abagore babo, ariko igihe bibaye wa mugore wakora iki? Mbese igihe wumvisha amagambo amabwire yuko umugabo wawe ashobora kuba akundana n'umugore runaka cyangwa se n'umukobwa runaka, ubigenza ute? Aho si uterera hejuru ugatera amakimbirane, urugo rwose ukaruterera hejuru. Iyo rero bimeze gutyo ntushobora kubaka urugo namba, nta n'umugabo washobora izo ngeso cyangwa azihanganire. Niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose ukwiye kwiga kwihangana mu buryo bwose. Niba umugabo wawe yageze gutya agateshuka, udufaranga mwari mufite wenda akatukoresha mu buryo budakwiriye, ukwiye kubyihanganira ahubwo mugashakira hamwe igisubizo. Niba wamwumvishe yuko ashobora kuba agenda mu nshoreke ukaba utaramufata cyangwa se ukaba wanamufashe, ukwiye kubishakisha uburyo wabyihanganira, kuko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byagusenyera. Ikintu cya 9 gishobora kukwereka yuko umugore atakubaka urugo ngo rurame ni ukudafata ibibazo by'urugo nk'ibyabo bombi, ahubwo agashaka gufata ibibazo by'urugo akabisunikira umugabo, cyangwa se haba hari nk'ikibazo cyabaye mu rugo agashaka guhita agaragaza yuko umugabo ari we nyirabayazana. Oya, niba mu rugo muri babiri ibibazo byose byaje mushobora kuba mwabikuruye mwembi, kandi rero mugomba kubikemura mwembi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Niba atari uko bimeze rero ushaka kubiharira umuntu umwe ugashaka kuvuga yuko umugabo ari we nyirabayazana, icyo wakishe, ntushobora kuzubaka urugo. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma mu byo twabateguriye uyu munsi ni umugore udashobora kubaka urugo ngo rurame, ni umugore uhora yumva yuko igihe cyose ahora ari mu kuri. Uyu nguyu ni umugore utajya usaba imbabazi kandi nyamara agakosa kenshi. Igihe cyose rero yabwirwa yuko ari mu makosa akumva yuko nta makosa afite, ahubwo akaguma avuga ngo ndarengana, ngo umugabo ngo yarananiye. Birashoboka ko umugabo yakunanira, ariko niyo yakunanira ukwiye nayo kumenya neza ufite intege nke kandi ukahasabira imbabazi. Niba atari uko bimeze ntushobora kubaka urugo, kuko urugo rwubakwa nuko umuntu yongera agasubiraza amaso inyuma akavuga ati ariko nanjye narakosheje. Rero iki ngicyo ukwiye kugitekereza. Nubona umuntu uteye utya uzamenye ko adashobora kubaka urugo, ariko nubona umuntu ugerageza gushaka guhindura izi ngeso mbi, uwo mugore ashobora kubaka urugo. Kandi nubwo nawe ariko wari uteye wenda ushobora kugira icyo uhindura, nawe ukaba umwe mu bantu bashobora kubaka urugo rugakomera. Umugabo ufite umwe muri aba bagore ugire kwihangana, ntabwo biba byoroshye, ariko ugire kwihangana no gukomera. Reka Imana ikomeze kuba umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Uyu munsi twareberaga hamwe ibintu 10 bishobora kuranga umugore udashobora kubaka urugo. Umugore utoteza umugabo ndetse agacisha bakanamukubita, uyu ntago yakubaka urugo rwose. Rero niba ari cyo tutavuzanga ushobora kutwandikira muri comments, kandi ushobora kuba wishimiye bino biganiro tubagezaho ukavuga uti ndashaka kuzajya ngumana namwe nkaguma ntega amatwi ibiganiro mutugezaho. Uri mushyashya wakora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere. Ushobora gukanda like kandi ushobora no gusharinga bino biganiro ukabigeza ku bandi bataragira amahirwe yo kubyumva. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba mukomeze mugire amahoro.